kiganiro cyacu cya Daily Life ku bantu badukurikira buri munsi, ku bantu turi kumwe muri aya masaha. Mbanza no kubasuhuza mbabaza ngo mwiriwe mute ku bantu mwese bari kumwe natwe cyangwa se bakurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Kuri uyu munsi twabazaniye ibindi bintu bitandukanye. Twaganiriye kuri byinshi cyangwa se muri iki kiganiro cyane cyane twibanda ku buzima bwacu, tukibanda ku burwayi bushobora kuba bufite ikintu bwatera ku buzima bwacu, kandi tugashaka tukanungurana ibitekerezo ku buryo twashaka ukuntu tubungabunga ubuzima bwacu ntibujye mu kaga. Ku bantu baba badakurikira cyangwa se batarabona bino biganiro bitandukanye, mwajya n'ubundi kuri YouTube channel yacu ya Giant Voice TV mukareba ibi biganiro bya Daily Life binyuraho buri munsi kandi byibanda cyane ku buzima bwacu, ku mibereho yacu no ku mirire yacu ishobora kudufasha cyangwa se gufasha ubuzima bwacu kuguma bugenda neza, butembera neza, amaraso atembera neza mu mubiri, twirinda indwara zigiye zitandukanye, twirinda ibintu bitandukanye bishobora kuzana ikibazo cyangwa se akaga ku buzima bwacu. Turakomeza kuri uyu munsi mbaha ikaze muri iki kiganiro, turi buvuge ku bintu twateguye cyangwa se ku bintu twabateguriye uyu munsi turi busangire, tugiye no kubasangiza, cyane cyane byibanda ku burwayi bw'impyiko. Abantu benshi bajya bumva uburwayi bw'impyiko bugiye butandukanye, ariko uyu munsi turavuga ku burwayi bw'impyiko muri rusange. Ntabwo turi bujye kuvuga wenda amabuye ari mu mpyiko ibiki, oya, tugiye kuvuga ku burwayi bw'impyiko muri rusange. Ku bantu badukurikiye rero mukomeze mukore like, mukore share, mukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu mugume mubirebe umunsi ku munsi. Uburwayi bw'impyiko muri rusange rero twakoze ubushakashatsi dusanga ko abantu basaga miliyoni bagendana n'ubu burwayi bw'impyiko. Cyane cyane nuko bamwe muri bo batabizi ko baba baburwaye bitewe nuko bugenda bukura gahoro gahoro. Uburwayi bw'impyiko ntabwo ari bwa burwayi buhita buza ngo bugushyire hasi, oya, ahubwo ni bwa burwayi buza gahoro gahoro, uko buguma bukura, uko buguma impyiko zangirika bitewe n'ibibazo runaka, bitewe n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ugasanga niyo mpamvu umuntu agiye acika intege. Ariyo mpamvu uyu munsi turi bwibande cyane ku bimenyetso by'ubu burwayi kugira ngo dufashe n'abo bantu babugendana ariko bataramenya ngo ni iki, bataramenya ngo barwaye ubuhe burwayi cyangwa se bumva ari ibintu bisanzwe. Hari ukuntu tuvuga ko ibintu bisanzwe tukumva wenda urababara biraho, ukumva ni ibintu bisanzwe biraza gukira, ugahita witwaza wenda izindi ndwara zikunze kuza mu mibiri yacu nka malariya n'izindi zitandukanye, tukiyibagiza ko hari uburwayi bukomeye cyane bushobora kujyana ubuzima bwacu mu kaga turamutse tutabukurikiranye. Ubu burwayi bw'impyiko rero iyo bumaze kurenga ikigero cyangwa se iyo bumaze kurengera mu mubiri, biragorana cyane kuba wabuvurwa. Biragorana, bisaba amafaranga menshi, bisaba ibintu byinshi ku buryo bwaba bwavurwa. Ndakeka yuko aho kugira ngo tubwivuze bwamaze kunanirana, bwamaze kurengera butugore cyane, cyane cyane ko usanga ko hari n'ibibazo by'amafaranga, hari n'ibibazo byo kuba byakubuza kubwivuza udafite ubushobozi. Ahubwo twe dukurikirane hakiri kare twivuze ubu burwayi. Ubu burwayi rero bw'impyiko turabizi neza ko impyiko zidufasha mu kuyungurura amaraso. Impyiko ni zimwe mu bice byacu by'umubiri cyangwa se organs zifite akamaro kanini cyane cyangwa se akamaro gahambaye mu mubiri wacu, ku buryo iyo zigize ikibazo umubiri wose ugira ikibazo muri rusange.
impyiko zidufasha mu kuyungurura amaraso cyangwa se imyanda iri mu mubiri wacu, kubera yuko ubwo zidufasha kuyungurura amaraso yacu cyangwa se zigafasha kuba zafata ya myanda iri mu mubiri zikayishyira ahabugenewe. Biravuga yuko cyangwa se biragaragaza yuko turamutse tuzibuze, ziramutse zigize ikibazo gihambaye byatera ikindi kibazo ku mubiri wacu, byatuma izindi organs z'umubiri nazo zigira ibibazo bigiye bitandukanye cyangwa se ibibazo bigiye bihambaye, byatuma natwe umubiri wacu wagira akaga cyangwa se wajya mu kaga, bigatuma tutabaho neza nk'uko tubikeneye. Ikindi kintu cyangwa se akandi kamaro k'impyiko ni uko zituma amazi ari mu mubiri aguma ku kigero. Turabizi neza mu mvugo wenda y'abazungu baravuga too much of everything is always bad, cyangwa se ubwinshi bw'ikintu ubwo ari bwo bwose aba ari bubi, birangira bibaye bibi. Rero impyiko ziradufasha kuba zareka amazi yo mu mubiri wacu afite roles playing cyangwa se akazi agiye akora mu mubiri wacu aguma ku kigero, bitewe n'uko ayo mazi agabanyutse ntagere kuri icyo kigero gikwiye kuba cyaba kiri mu mubiri, byatera ibibazo. Cyangwa se ayo mazi aramutse nayo arengereye akajya ku kindi kigero kidakwiye kuba kiri mu mubiri, kirengereye, nabyo byatera ikibazo mu mubiri wacu. Impyiko rero zikaba zidufasha mu kuba zashyira ayo mazi ku murongo cyangwa se ku rugero. Tukaba twumva rero aha biratugaragariza yuko impyiko zifite akamaro kenshi mu mubiri wacu, zikora ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu mibiri yacu, ku buryo zishobora kudufasha mu bintu byinshi bitandukanye, kandi bikagaragara yuko impyiko uramutse uzibuze cyane cyane ubuzima bushobora no kuba bwahagarara. Kugira ngo rero tuzirinde, turaza kureba ibimenyetso bigaragara iyo urwaye ubwo burwayi. Ikindi cyangwa se akandi kamaro k'impyiko mu mubiri ni uko zishyira imyunyu ku rugero, imyunyu yo mu maraso ku rugero, ikaba yajya mu maraso nk'uko bikwiye, igakora no mu mubiri muri rusange, igafasha no mu mubiri muri rusange nk'uko bikwiye, aho kugira ngo ibe yateza ikibazo. Impyiko biragaragara ko zifite akamaro kenshi kuba zafasha imyunyu iri mu maraso, iri no mu mubiri muri rusange kuba yajya ku kigero cyiza, aho kugira ngo irengere itere ubundi burwayi butandukanye burimo nka diyabete, nk'uko twari twarabibonye cyangwa se twabivuzeho mu biganiro byacu bitandukanye, nk'aho twavuze ku burwayi bwa diyabete. Ku bantu baba batarabonye icyo kiganiro, mwasubira haruguru gatoya mukareba icyo kiganiro, mukareba se diyabete iterwa n'iki, ituruka ku ki, bigenda bite kuba umuntu yarwara diyabete, cyangwa se yayirinda gute itaramufata. Twabonyemo ko amasukari menshi atari ku kigero, imyunyu myinshi itari ku kigero cyayo, itafite uko ikontororwa, cyangwa se imyunyu itakontororowe mu mubiri, nayo ishobora guteza ibyo bibazo bimwe mu bya diyabete. Biragaragara yuko impyiko zifite uruhare mu kuba zatera cyangwa se zakontorora imyunyu mu maraso no mu mubiri wacu muri rusange. Ugasanga ari akamaro kanini cyane, ariho usanga birinda izindi ndwara zigiye zitandukanye zishobora kuba zafata umubiri wacu kandi zikawushyira mu kaga, ari byo byaba ari ikibazo cyane ku buzima bwacu. Kandi muri iki gihe ubuzima nibwo bwa mbere, aho kugira ngo dukore ibindi, ndakeka twabanza tukarinda ubuzima bwacu, tukamenya ko ubuzima bwacu bumeze neza nta kibazo bufite, tukabona kuba twakora ibindi. Biragaragara yuko impyiko nazo zifite akandi kamaro, harimo
mu gukora imisemburo itandukanye. Impyiko ntago zivuga ngo zirayungurura amaraso gusa zikore iki, urabona zifite akamaro kenshi kagiye gatandukanye ku buryo dushoboye kuzibura cyangwa se bibayeho impyiko zikabura byaba ari ibibazo bikomeye cyane. Rero zifasha no kuba zakora imisemburo cyangwa se zigira uruhare mu gukorwa kw'imisemburo yindi mu mubiri igiye itandukanye. So impyiko rero zifite akamaro kenshi, ariyo mpamvu mu bintu dushobora gukora, mu bintu ushobora kuba wakora uri kumwe nanjye cyangwa se wowe urimo kundeba aya masaha, wowe wakurikiye iki kiganiro, wowe buri gihe unyura kuri ibi biganiro ukabikoraho ukabireba, ikintu wakora cya mbere ni ukurinda impyiko zawe kugira ngo zitagira ikibazo. Harimo wenda kunywa amazi menshi, gukora siporo, ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye kugira ngo ubeho neza, impyiko zawe zitagira ikibazo, kuko tubonye ko zifite uruhare runini ku mubiri wacu, zifite akamaro kanini, akamaro kenshi kagiye gatandukanye mu mubiri wacu, twebwe muri twe bamwe tutari tuzi, twumvaga ari impyiko biri aho bisanzwe nyine iri mu mubiri ikora akazi kayo, ariko ntitumenye wenda se ikora iki, wenda ifite akahe kamaro. Ariko impyiko zifite akamaro kenshi cyane, so tugerageze tuzirinde kandi dukomeze kubaho mu mibereho myiza. Bimwe mu bimenyetso rero bishobora kukwereka ko urwaye uburwayi bw'impyiko ubwo ari bwo bwose ni ibi ngibi twabateguriye uyu munsi. Impyiko ushobora kugendana nazo ntumenye ngo warazirwaye, wowe ukaba wumva uri muzima, bitewe n'uko ziba zitarakura. Uburwayi bw'impyiko nk'uko natangiye mbibabwira, ntabwo ari bwa burwayi buvuga ngo urabyutse urwaye impyiko uhise uremba, ahubwo impyiko zigenda zirwara gahoro gahoro, ukazasanga zarafashwe cyane, zararenze urugero. Kandi uburwayi bw'impyiko ntabwo ari bwa burwayi bufite wenda ibimenyetso umuntu apfa guhita amenya. Iyo uburwayi bw'impyiko butarakura cyane cyangwa se butararengera cyane bukunze kubaho nta bimenyetso bikabije bufite, ugasanga bifite ibimenyetso biri aho bisanzwe, ari byo tugenda ariho usanga twitiranya buno burwayi n'izindi ndwara zisanzwe, ariko mu by'ukuri tukisama twasandaye ku munota wa nyuma. So reka dusubire kuri ibi bimenyetso rero dushobora kuba twabona wenda tukanirengagiza ariko turwaye impyiko. So ku muntu waba ufite bino bimenyetso cyangwa waratangiye kubibona, icyo nagusaba ni kimwe, ikintu wakora feri ya mbere wayifatira kwa muganga, ukagenda ukabaza neza, ukaba wanasuzumwa ugafashwa bitarakumerera nabi. Bimwe mu bimenyetso by'uburwayi bw'impyiko harimo kwihagarika ukababara, cyane cyane ibi ngibi dukunze kubyitiranya n'ama-infection. Abantu benshi uburwayi bw'ama-infection wenda bwarateye, ugasanga nabwo bugira ikibazo cyo gusanga cyangwa se ikimenyetso cyo gusanga iyo wihagaritse urababara, bitewe n'ama-infection cyangwa kuba urwaye ama-infection. Wabona bigenze gutyo ukihutira gutekereza ko ari infection, ntutekereze ku burwayi bundi aribwo bukomeye, ubu burwayi bw'impyiko. So icyo nacyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ushobora kuba waba urwaye impyiko utabizi, kwihagarika ukababara. Ikindi, kwihagarika ugasohora imyanda yirabura. Iyi myanda yirabura nk'uko twatangiye tubivuga neza ngo impyiko
nizo ziyungurura amaraso yacu, nizo ziyungurura zigafata ya myanda zikayishyira aho ikwiye kuba iri. Biragaragara yuko iyo myanda yitayunguriwe n'ubundi iraza gusohoka muri kwa kwihagarika kwacu. Cyane cyane hari ubwo usanga nuko kwirabura atari ukuvuga ngo ni n'imyanda gusa, havanzemo n'amaraso. Ibyo rero bigomba guhita bikugaragariza yuko ufite ikibazo gikomeye cyane, ko impyiko zawe zitameze neza. Aho kugira ngo wirangareho wumve ko ari ibintu bisanzwe, wowe fata umuhanda wawe ujye kwa muganga hakiri kare yaba ufite icyo kimenyetso. Icyo ni ikimenyetso cya mbere kibigaragaza neza ko ushobora kuba urwaye ubwo burwayi. Hari ukwihagarika buri kanya kandi utananyweye amazi menshi. Kwihagarika bitunguranye buri kanya utananyweye amazi menshi. Ibi nabyo bishobora kugaragaza yuko ufite ikibazo cy'impyiko. Nk'uko twavuze ngo impyiko zo muri bimwe mu kamaro kazo zifasha mu kugereranya cyangwa se gushyira ku rugero amazi, imyunyu n'ibindi bitandukanye mu mubiri. Ariko muri aya masaha kubera impyiko zagize ikibazo, ntabwo ziri bugereranye cyangwa se ntabwo ziri bushyire ku rugero y'amazi yo mu mubiri ngo amwe akorwe cyangwa se akore inshingano zayo. Ahubwo uraza kwisanga buri munota ukenera kuba wakwihagarika, kandi nta n'amazi wanyweye, ahubwo yayandi ari mu mubiri yakabaye agira icyo akora, wowe niyo urimo gusohora. Ugasanga icyo ni ikibazo cyane, kandi ni ikibazo gikomeye cyane ku buzima bwawe utaramenya, kandi ukaba uri aho ukirangaye utaramenya yuko ugomba kuba wajya kubaza muganga, bikaba byakurikiranwa hakiri kare ukarinda amagara yawe bukiri kare. Iyindi mpamvu kuri aha ngaha ni uko wihagarika inkari zirimo urufuro. Ibi biterwa n'uko protein cyangwa se proteine iba yaje ikivanga muri iyi myanda. Proteine ubundi yakabaye ijya mu mubiri ikagira akamaro. Aho kugira ngo ijye mu mubiri igire akamaro, bitewe n'uko impyiko zagize ikibazo, zitarimo gukora neza, zitarimo gukontorora ya sisiteme yazo nk'uko zikora, ugasanga aho kugira ngo proteine ijye mu maraso, ijye mu mubiri ikore akamaro kayo, yubake umubiri nk'uko yakabaye ibikora, ahubwo yo iraje yivanze muri ya myanda, ariho usanga urimo kwihagarika inkari zirimo urufuro cyangwa se zisa nk'izifite urufuro rwinshi. Ariho bigutungura ariko ukumva ari ibintu bisanzwe. Ntitukajye dukinira ku buzima bwacu ngo tuvuge ngo wenda buri kintu ni ikintu gisanzwe cyangwa se ni ibintu bisanzwe. Gufata ubuzima bwacu gutyo ntabwo ari byiza. Tujye tugira amakenga ku buzima bwacu. Impinduka iyo ari yo yose, niyo yaba ingana nk'agatonyanga mu nyanja, iyo ari yo yose ibaye ku mubiri wawe, ugomba kuyitekerezaho cyane. Ugomba gufata umwanya ukibaza cyane, kubera iki iyi mpinduka irimo kumbaho, irimo iraterwa n'iki? Cyane cyane yuko dufite abaganga benshi cyangwa se dufite abantu benshi bafite ubumenyi ku bintu by'uburwayi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ushobora kwegera, nubwo utavuga ngo ugiye guhita wishyura ngo ugiye guhita wivuza, ariko ukamwegera ukamusaba cyangwa se akagusangiza kuri ubwo bumenyi, nawe bikaba byagufasha cyangwa se byafasha amagara yawe kugumaho akamera neza, aho kugira ngo wange kwita ku bintu amaherezo bizakuviremo cyangwa se bizaturukemo ikindi kintu kibi. Turaza gukomeza tuvuga ku bindi bimenyetso byagaragaza yuko urwaye impyiko utari ubizi. Nk'uko twatajya tuvuga ko abantu benshi bagendana n'ubu burwayi, ntabwo bazi wenda ngo bimeze bite, ntabwo bazi ngo
araburwaye akajya yibonera ibimenyetso akumva ni ubundi burwayi we bworoheje yaba afite mu mubiri we, ariko utabizi neza ko ufite ikibazo cy'ubu burwayi. Ikindi kimenyetso ni ukubyimba, gutangira kubyimba, cyane cyane kubyimba amaguru, ibirenge, kubyimba mu maso, cyane cyane mu gitondo ku muntu urwaye impyiko. Mu gitondo iyo abyutse mu maso ye haba habyimbye. Usibye no mu gitondo gusa, usanga yuko amaguru, ibirenge bitangiye kujya bigenda bibyimba atazi ikibitera, akagira ngo wenda ntabwo ari ugukora siporo zihagije, ariko atari yo mpamvu, ukagira ngo wenda ni ibindi bibazo, ugasanga wabifashe gutyo gusa, ariko ikibazo cyo kubyimba kiba giterwa n'uko impyiko zawe zitarimo gukora neza, zifite akabazo kazigezeho, bitewe n'uko ya myanda zagombaga gusohora, zagombaga gushyira aho akwiye kuba ijya, iri mu mubiri, aho kugira ngo ijye ku ruhande isohorwe, yo iri mu mubiri, irimo kwivanga n'amaproteine, irimo kwivanga n'izindi ntungamubiri zakabaye zigufasha, aho ariho usanga byahindutse nk'ubutwa cyangwa se uburozi. Ya myanda kuba yivanze mu mubiri ibaye uburozi kuri wowe. Kuba ibaye uburozi kuri wowe niho usanga utangiye kugira ibyo kibazo cy'imitsi. Imitsi irimo kunyuramo imyanda, aho kugira ngo inyuremo amaraso wenda afite intungamubiri zagiyemo, iranyuramo imyanda igiye itandukanye, ugasanga utangiye kubyimba ibirenge, kubyimba amaguru no kubyimba mu maso. Ku muntu waba ufite icyo kimenyetso cyangwa se ufite ikibazo cyo kubyimba gutyo, wumvaga ari ibintu bisanzwe, ntabwo ari ibintu bisanzwe, ahubwo ihutire kuba wajya kwa muganga bakagira icyo bagufasha. Turaza gukomeza rero tuvuge ku bindi bimenyetso. Ubu burwayi bufite ibimenyetso byinshi bigiye bitandukanye twebwe tudashobora kumenya cyangwa se twumva dufata ko ari utuntu dusanzwe, bitewe n'uko bino bimenyetso cyane cyane bidakunze kuza bikomeye, ahubwo bikunze kuza bisa nk'ibimenyetso by'izindi ndwara zitandukanye. Ikindi kimenyetso ubu burwayi bufite cyangwa se wabona cyakugaragarira kubera buno burwayi, ni ugusanga ucitse intege cyangwa se ucika intege buri gihe cyose. Urasanga udafite intege cyane cyane mu gitondo, urabyutse nta kintu urakora, ariko wowe urumva muri wowe nta ntege ufite, urumva wacitse intege. Uteruye akantu gatoya cyangwa se uzamutse ahantu hatoya, utangiye kwahagira, imbaraga urumva zarangiye cyangwa se zashize. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza yuko ufite buno burwayi bw'impyiko, cyangwa se impyiko zawe muri rusange. Nk'uko twavuze ngo ntabwo turi bwibande ku burwayi bumwe bw'impyiko, ahubwo turi buvuge ukurwara kw'impyiko muri rusange, cyangwa se impyiko kuba zagize ikibazo wowe utabizi, ugasanga urimo guhura n'ingaruka, urahura n'ibimenyetso byinshi bigiye bitandukanye wowe utamenya ngo ni ibiki. Twikomereze. Buno burwayi ibindi bimenyetso harimo guhumeka nabi, gusanga uhumeka nabi, wowe ugahita wibaza ko wenda ari amasinezite, ari iki. Oya, hari ubwo usanga ari ikibazo cy'impyiko, ari byo bigendana no kwahagira. Ukoze akantu gatoya, wenda uteruye akantu kataremereye nk'akabido, cyangwa se urazamutse ukase cyangwa ugiye ahantu, wowe utangiye kwahagira, utangiye guhumeka nabi. Muri icyo gihe ibyo bintu nibitangira kugenda bikubaho, uzabyibazeho cyane, bigutere n'ishyaka ryo kuba wajya kwa muganga, ukaba wabibaza umuganga ukareba ikintu yabigufasha.
ikindi kibazo cyangwa se ikindi kimenyetso ni uko utangira kugira impinduka ku ruhu, aho usanga utangiye kujya wishima bitunguranye cyangwa se bidasanzwe, ukumva uruhu rurimo kukurya, umubiri wawe urimo kukurya, urumva wakwishima bitewe n'uko ya myanda itabaye filtrated cyangwa se itayunguruwe ngo ijye ku ruhande, irimo kwivanga mu mubiri wawe, irimo kwivanga mu ruhu rwawe, ikivanga mu maraso, ugasanga nicyo cya gihe irimo kukuzaniraho ikibazo idafite aho isohokera, aho kugira ngo isohoke ikabura aho isohokera, ugasanga irimo kukurya. Wowe ariyo reaction uhita ubona ku ruhu, ugatangira kwishimagura. Ibindi bimenyetso ari ugusanga ufite utudomo tw'umukara ku mubiri, hatangiye kuza utudomo tw'umukara ku mubiri wawe tugiye dutandukanye, cyane cyane nko ku maboko, ku birenge, ku nda. Aho niho dukunze kujya tugaragara utazi aho twaturutse, ukajya kubyuka ugasanga ufite utwo tudomo. So uzagire amakenga, bigutere ugerageze ujye kubaza muganga ikibazo waba ufite. Bifite ibindi bimenyetso harimo nk'umuriro ukabije, isesemi, gusanga udafite apeti. Urumva ibyo ni ibimenyetso n'ubundi biba no ku zindi ndwara, ugasanga no kuri iyi ikomeye bizibaho. Bigaragaza iki? Biragaragaza yuko uburwayi ubwo ari bwo bwose tutagomba kubufata nk'ibintu byoroshye, ahubwo wowe ibimenyetso ibyo uri bwumve byose ibyo ari byo, ihutire kugana cyangwa se ababizi, ababizobereyemo aribo cyane cyane amaganga, abantu babyigiye, ubagereho ubabaze, ubasangize ibyo bimenyetso, bazagufasha mu kukubwira ikibazo waba ufite. Wenda bakubwire ko ufite uburwayi busanzwe cyangwa se ufite n'ubundi burwayi bukomeye, bigufashe kuba waburwanya butarakabya cyangwa se butaraba bwinshi mu mubiri wawe. Turabashimira ku bantu babanye natwe muri iki kiganiro, dukomeza kubashishikariza kugumana natwe muri iki kiganiro. Kiba buri munsi guhera ku wa mbere kugera ku cyumweru, kibanda cyane ku buzima, kivuga ku mibereho yacu, kivuga ku bintu byashobora kuba byatwubaka nkatwe nk'abanyarwanda muri rusange, kibanda ku buzima, uko ushobora kuba wabaho, uburwayi ushobora kwirinda, ibimenyetso by'indwara zitandukanye dushobora kuba tutazi. Urumva cyane cyane bijyanye n'ubuzima bwacu. So ndabashimira kuba mubana nanjye umunsi ku wundi, kandi mukomeze mudukurikirane mu biganiro bindi bigiye gukurikiraho bitandukanye. Mukomeze mukore like, mukore share, mukore subscribe, munatange comments kugira ngo tubone ikindi cyangwa se tubone icyo mukeneye. Turahari ku bwanyu. Mugire umunsi